bavandimwe bana b'Imana, tubahe ikaze buri munsi. Jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi, ikirango cya Bibiliya irambuye uraba wahageze. Niba wifuza kuguma natwe ku bushake bwawe, uzakore subscribe, ubundi ugumane natwe ukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana riri kugeraho buri mugoroba, rigutegurira umunsi, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Nyagasani arifuza kugumana nawe. Gumana natwe Nyagasani. Gumana natwe Nyagasani, dore burije. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 26 Mata 2020. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 14, wa 22 kugeza kwa 33. Zaburi ni ya 16, umurongo wa 1 kugeza kwa 2a, umurongo wa 5, umurongo wa 7 kugeza kwa 8, n'uwa 9 kugeza kwa 10. Isomo rya kabiri niryo mu ya mbere ya Petero, umutwe wa 1, umurongo wa 17 kugeza kwa 21. Ivanjiri y'uyu munsi ni yanditswe na Luka, umutwe wa 24, umurongo wa 13 kugeza kwa 35. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajya mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwo arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo yarameze nk'ahumye, ntibamumenya. Yezu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvuga ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kilofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine ube Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abahereza bitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebwe rero twari twizeye ko ari uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye, bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva, babisanga ko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo, ariko baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibineza neza igihe atuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Bahasanga 11 bateranye, bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero batekereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamenya amanyura umugati. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yezu turagutumiye, gumana natwe burije mu ngo iwacu. Amasomo kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika aradusaba kuzirikana ku ngingo igira iti, gumana natwe Yezu, dore burije iwacu. Ku cyumweru gishize Yezu yagaruye Tomasi wari wagiye kuzerera aratana, nuko amugirira impuhwe. None nabwo Yezu kubera impuhwe ze ku nzira ya Emawusi, agaruye abandi bigishwa babiri bari batanye, bari bataye amizero. Amasomo umunsi aratuvana mu gahinda, mu kababaro, atujyane ku rumuri, atujyane mu byishimo, atujyane ku ihirwe. Mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Petero n'izindi ntumwa barahamya muri rubanda bashize amanga ko Yezu yatsinze urupfu. Imana yamuzuye, imubohora ku ngo y'urupfu kuko bitashobokaga ko rumuherana. Nuko Petero no mu isomo rya kabiri agakomeza no mu ibaruwa ye ya mbere ko Yezu nta mitagenenge wapfuye akazuka, niwe waturokoye ku buryo amizero yacu ashingiye ku Mana. Uyu munsi Yezu arashaka guhura natwe nk'uko yahuye n'abari abigishwa ba Emawusi, bakagarura icyizere n'ukwemera. Emawusi bisobanura peuple méprisé, ni igiturage kibi,
igiturage gisuzuguritse. Urumva bari bavuye Yeruzalemu mu mujyi. Yeruzalemu ahantu hari ukwemera, kubera kwiheba n'agahinda. Ubwo bavugaga bati twari tuzi ko ari uzarokora Isiraheli, none dore bariya bigishwa bari bisubire mu byabo bisuzuguritse, ibintu by'umwijima bitatumaga babona cyangwa ngo basobanukirwe. Rero kuri iyo nzira y'igiturage niho Yesu abasanze abagarura icyizere, bongera barabona. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Gumana natwe Yesu, dore burije. Uyu munsi turazirikana ku ngingo ebyiri. Gumana natwe ingingo ya mbere, gumana natwe Yesu. Yesu wamaze kuzuka, umubiri we uratangaje, umubiri we n'uwikuzo. Coro glorie de Jésus. Wawe utakigengwa n'inkuta n'amadirishya, inzugi cyangwa imipaka y'igisi. Ni nayo mpamvu abigishwa bajya kubona bakabona nguye ahagaze imbere yabo, nguye ari kumwe nabo, abatunguye kandi bitwibutsa ko Yesu ari kumwe natwe n'igihe tutabizi. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 20, muri ivanjiri Yesu araduhamiriza ko ari kumwe natwe iminsi yose. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Burya bavandimwe, nta kintu kiza nko kuba uri kuvuga umuntu ibintu byiza ari aho ngaho ariko wowe utabizi, ariko ukumva ariko wowe utabizi. Bariya bigishwa amasaha 2 yose bayamaze bari kuvuga kuri Yesu ko ari umuhanuzi, bari bizeye. Ese bavandimwe, iyo abandi badahari tubavuga iki? Turabasebya cyangwa turabataka tukabavuga ibyiza? Ese mu biganiro byacu iyo duhuye kuri za telefone nta bantu tujya dutaramana tukabasebya, tukabataranga, tukabanenga, tukababeshyera, tukabahimbira ibinyoma? Mu gihe Imana yishimira abavandimwe bunze ubumwe, ati iyo 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe banyiyambaza, mba ni hagati yabo. Icyo gihe na shitani biri gutera agatoki ku kandi, ati nanjye aho 2 cyangwa 3 bateraniye bari kunegurana basebanya, mba ndi hagati yabo. Bavandimwe, amagambo meza azana Yesu, amagambo yihumure. Nimuterera ikiganiro cy'ibishenzi, cy'ibitera soni, cyo guharabikana, uwo musaza shitani azaba ari hagati yanyu. Mwizere ko uwo musaza shitani ari ubayoboye, kandi yarangiza akabagusha nuko mukagwira amazuru. Ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, naho ijambo ribi ni imfura ya shitani. Mu mvugo no mu ngiro gumana nanjye Yesu. Ingingo ya kabiri, burije iwacu. Dutekereze ko urugendo rw'amasaha 2 abigishwa bakoranye na Yesu ntibamumenya kubera umwijima. Gusa nta kindi bari bariho usibye ibyanditswe bitagatifu, bari kuvuga kuri Yesu. Ni naho Yesu yabasanze nuko atangira kubasobanurira by'akarusho. Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi maze asobanuye umwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Ikindi kimenyetso simusiga cyagihe bamutumiye bati gumana natwe Nyagasani, bamaze kumenya n'ibyishimo byinshi basubira Yeruzalemu mu butumwa, mu kumuhamiriza abandi. Urugendo Yesu yakoranye n'abe bigishwa rurashanya misa ntagatifu Yesu adutumiramo, igizwe n'ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisiya. Twamara kumva ijambo ry'Imana no guhabwa Yesu, izo mbaraga twabonye tukazijyana mu butumwa. Misa biva ku inshinga y'Ikilatini mitere, envoyer, kohereza, kujya mu butumwa. Iyo misa irangiye Nyagasana twohereza mu butumwa. Ita misa este, tukajya mu butumwa, mu bikorwa by'urukundo, gufasha abagenzi bacu, kubereka Yesu twabonye, tugafasha abandi kuri roho no ku mubiri, nabo bakishima. Nuko rero bavandimwe, imvugo n'ingiro bihure, isengesho n'ibikorwa bihure, dufashe bagenzi bacu. Igihe twahuye na Yesu natwe tukajya kumwereka abandi. Ngabo abigishwa basubiye Yeruzalemu kugira ngo baratire abandi ibineza neza bahuye nabyo igihe babari kumwe. Mu gihe cy'inzara umugabo wari ufite urugwiro rwinshi yavuye kubikuza amafaranga 200,000 ngo abigabanye abakene, ngo ayagabanye abashonji abagaburire. Ageze mu nzira ahura n'ibyago, ya mafaranga aratakara. Nuko yandika itangazo amujya neza wazayatora ko yazamugira impuhwe akayamusubiza kuko nawe ataraye. Nuko umugore w'umukristo wari ushonje avuye guca inshuro ayagwaho mu nzira, arishima cyane ati hari uwo nibye. Nuko mu byishimo byinshi n'ibineza neza ageze imbere ahurana rya tangazo, arisomye asanga rihurana bya bimenyetso by'aya mafaranga. Mbega kaga, wa mugore arababara cyane. Nuko wa mugore yikomereza urugendo yigira mu rugo ariko ababaye. Wa mugore umutima ukomeza kumurya abura amahoro. Yajya no gupangira amafaranga ngo yiguremo ibiryo by'abana dore ko ari mu nzara, yakwibuka ryatangaza umutima ukamurya, yakwibuka ryatangaza umutima ukadiha, yajya kurya akabura peti, yajya kuryama akabura ibitotsi, akararota y'amafaranga yatoye ari kuri ryatangazo. Umugabo wabonye umugore watangiye kunanuka akeka ko ari ibisanzwe byo mu nzara barimo, kandi nyine umugore atinya no kubwira umugabo ko yibitseho bya 200,000 byamubereye umutwaro bituma adasinzira. Nuko wa mugore abuze amahoro neza
Amaze kuma yigira inama yo kujya gushaka wa mugabo kugira ngo amusubize ya mafaranga. Cyakora mu nzira yibwiraga ati buriya araza kumpa amafaranga y'ubutore. Ageze kuri wa mugabo arayamuha. Nuko wa mugabo aramubwira ati urakoze, Imana iguha umugisha. Umugore arasohoka ababaye, amaraso yongera kunega bundi bushya. Namukoreye neza none nta nagacya mpembye. Mbega kababaro. Wa mugore asubira mu rugo yimyiza imoso. Ageze mu rugo aratungurwa, asanga umugabo avuye kuri banki avuye kubikuza amafaranga. Kuko mu mushinga umugabo yakoragamo hari umubosi bari barakoreye amezi 10 yose, bakaba bari baniheje barayibagiwe. None yishyuye umugabo we ideni ryageraga ku 500. Mbega ibyishimo mu rugo. Wa mugore arishima cyane, kagahinda na yanzara yari afite bihinduka ibyishimo n'umunezero. Singizwa Mana. Babyeyi bavandimwe, Yezu ntiyiburira, ntabura uko ashimisha intore ze. Yezu ugarura icyizere Emawusi, akagarura icyizere mu bari batakaje bose, bakongera bakabona. Muvandimwe, muntu ukora neza ntibakwishimire, ukabazwa nuko nta gihembo baguhaye, yewe ukabazwa nuko nta n'uwigeze akubwira ngo merci. Humura, izere, ibihembo biri ukubiri kubakora neza. Hari ibihembo ubonera hano ku isi, umushahara, amafaranga n'ibindi byinshi, na za merci, murakoze bakagushima. Ariko ibyo byose birashira, hiyongeraho umugisha, ya neza wagize gutanga imbere. Hari noneho igihembo cya kabiri, cya kindi cya rurangiza uzabonera mu bwami bw'ijuru, igihembo cy'ijuru. Muvandimwe rero uzakomeze wizere, nubwo hatagira uguhemba hano ku isi, uzabona igihembo mu ijuru. Yezu we ntabeshya, ntahemuka. Uzakomeze umwizere rwose, Yezu ntabeshya, Yezu ntahemuka, ntawe umwiringiye wakozwe n'isoni. Yezu akora uko ashoboye akagusanga aho waguye, aho wihebye, mu burwayi, mu kababaro, mu gahinda. Ati humura, tout ce qui s'opère à gauche s'occupe à droite. Yezu ari yaranje ku buryo igitakaye ibumoso yongera agakigarura mu mwanya w'iburyo, ukongera ugakibona mu mwanya w'iburyo, ubundi ukamererwa neza. Yezu azana ibyishimo, akazana ibisubizo, akazana ihirwe, umunezero. Ibyari bikubabaje ibumoso akagera gutyo ukabona abigaruye iburyo mu buryo bwiza, iburyo bwa Yezu. Gumana natwe Nyagasani, dore burije. Kuba bwije ntabwo ari nijoro gusa, ni ukubura amahoro mu mutima, kwiheba, agahinda, umujinya, kubabara cyane, gushavura, mbese mu mutima wawe hakaba umwanda, hakijima. Ibyo ni ibyaha. Kwijima ni ibyaha. Ni bya bindi yewe wanarya uko wari usanzwe ufite apeti ariko ukumva ntibiri kumanuka. Burya umuntu afite ibyaha ashobora no kubura apeti. Iyo umuntu afite ibyaha ashobora no kubura apeti, ukagira ibyo ukumva bitaryoshye. Ibiryo byiza bateguye ukumva aho birakubihiye. Kubera iki? Ibyaha. Umutima wawe harijimye. Akaba umugore twumvise akabura apeti, yajya kurya, yajya kuryama akumva biracika. Bakristo rero, umukristo ntabwo ari uwambaye amashapure gusa, ntabwo ari wundi ucigatiye biriya mu ntoki agenda abwiriza inzira yose, cyangwa wundi ngo udasiba misa, udasiba amasengesho. Oya, umukristo ni wa wundi ukora nabi, agakora ibyaha ariko akicuza. Yakora nabi mu mutima mukamukomanga, yakora nabi akabyumvira mu mutima, umutima ukamukomanga ukamurya. Yatoye ibintu by'abandi, kuba atari ibyo ubwabyo ni ikibazo, kiraza kuba ikibazo ku mukristo. Nyamara ku muntu utari umukristo we nta nicyo bimubwira. Arabitora, ajya kwiba, ajya gusambana, araroga, ntihagire icyo bimubwira mu mutima we. Mu mutima we nuko hari umwijima, sekibi yigaritse mu mutima we, sekibi yinjiye iwe. Umukristo rero ni wa wundi bikora ku mutima. Ari neza imukora ku mutima neza akagira amahoro, ari nabi nayo imukora ku mutima akumva harimo umwijima, akumva hari igitagenda. Yaba yatoye by'abandi bitari ibye, umutima ukamukomanga akaba yabisubiza nk'uko twabyumvise uriya mugore yabigenje. Nuko rero bikagirira benshi akamaro. Byari byo gufasha abakene. Ushobora gusahura iby'abandi kandi koko byari bigenewe abakene, ubu ukaburiye umukene, ukabutamiye ifunguro ry'umukene. Aho hagukomanga rero
ni Yezu uhora mu mutima wawe. Muri rya jwi ry'umutima nama rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Bantu mwese turi ku isi, turi ku rugamba, nimusenge mukomeje. Uyu mwigishwa wundi wari kumwe na Kareyofasi nta zina rye rizwi, nawe uhashyira izina ryawe. Ni wowe uri kuri urwo rugendo hamwe na Kareyofasi, uhashyira izina ryawe ko Yezu nawe ashaka kuzahura. Ni wowe nanjye na mugenzi wacu Yezu ashaka gukiza uyu munsi, akadukura mu mwijima tukabona. Nitwe turi mu kaga, nitwe turi mu bwihebe kubw'icyo cyorezo cya coronavirus cyaduteye, kiratuzahaje abatuye isi. Nuko rero muvandimwe, aho uri mu rugo rwawe gumana na Yezu. Igihe kigiye kuza Yezu yongera dukure Mawusi, nubwo twaba twarijyanyeyo mu bibazo by'agahinda, aho hasuzuguritse, ibikomere twatewe n'abandi, babandi banze kuduhemba, babandi banze gutwishyura. Yezu azabakoresha kugira ngo baze batwishyure. Abaduhemukiye bakaturenganya, bakadusebya, Yezu araje aduha igisubizo. Erega n'iyi coronavirus izarangira. Yezu ayirusha imbaraga. Yezu wa wundi ugumana natwe buri kanya, buri segonda bari kumwe natwe, ayirusha imbaraga. Yezu azayitsinda kuko nta cyamunaniye. Gusa icyo Yezu adushakaho ni ukuguma hamwe, tukaguma mu rugo iwacu, tugahakurira amasomo adufasha gukira ku mubiri ndetse no kuri roho, tugatera imbere. Yezu araje atuzahure, adusubize ku isoko y'ukwemera, tugira ibyishimo, amahoro n'umunezero. Humura turi kumwe, ndagutabara. Uwo ni Nyagasani ubikubwiye. Padiri Masumbuko Ladisirasi wo muri Diyoseze ya Cyangugu.